Yes, reka nongere mbasuhuze bakunzi ba Ruka Empire News ndabasuje kandi mbahaye ikaze ndetse namwe bakunzi ba Nelson of course bumvikana muri inshuti zakadasoka mwe muri mu bice bya bitandukanye mwe muri Majyepfo Amajyaruguru Iburengerazuba mwese ndabasuje kandi mbahaye ikaze. Turagarutse ntago tuba tugomba guherayo ariko kandi nako mbaza kubashimira abakunzi mwese mudahwema kutugaragariza ko mubana natwe umunsi ku munsi. Rero muri inshuti zakadasoka niyo mpamvu bahobereye kabisa, bahobereye aho muri hose kandi nanjye mbahoza ku mutima, niyo mpamvu ntazagenda ngo ntinde. Rero mbahaye ikaze mwese aho muri mugiye muherereye muri rusange. Mbere na mbere rero reka mbaze mbasabe musharinge ibiganiro byacu, musharinge link mu by'ukuri kugira ngo abantu bose bakore subscribe, kugira ngo amakuru dushyiraho mujyemo bamwe mu bambere bo kuyamenya. N'umuyoboro mugari, n'umuyoboro ubagezaho amakuru utasanga handi. Murabizi ko twebwe twigererayo imbere indani kwa ndani tubakabaha amakuru agezweho, tukabaha amakuru yose kandi amakuru utasanga ahandi muri rusange. Niyo mpamvu rero babwira ko umunsi ku munsi isaha ku isaha tugomba kuba tuba duhari 5 kuri 5. Icyo tubasaba rero mukomeze mujye mu natwe mukore subscribe mpaka amakuru yo azajya bagerera ku gihe. Ntabwo ndibuze kuvuga byinshi, ibyabaye murabizi, ibyagiye bitambuka murabizi. Icyo mbasaba no kubana natwe mukajya mugira update umunsi ku munsi. Munyangane ntabwo nibuze kurondogora, abo reka mbabwire bamwe mu makuru tugiye kugenda tubagezaho atari buze kuba atinda. Hanyuma muri comment inze kubabona rwose muri abantu b'agaciro cyane. Twibutse cyane rero mbere na mbere ngiye kubanza nakire abakozi bashyashya baruhuka Empire News. Abakozi bashya ariko numwe twungutse, murabizi ko ngiye of course murabizi ko ngomba kuba mpamani nk'ibisanzwe, murabizi in macacare ni nk'itegeko, ariko kandi twungutse undi bamwita Clever Bemba wagiye akora ku binyamakuru byo bitandukanye harimo Anda TV, nayo yahuye n'ikibazo ariko wenda hari NTM nacyo kiza gishobora kukemuka anytime. So rero kandi rero ngiye kwaha ikaze niho tugiye kubana muri ibiganiro ndetse tugiye kujya tunabana umunsi ku munsi. Mwaha ikaze rero ni Clever Bemba ndetse ni macacari nk'ibisanzwe nabo baraza babibwira. Muri aya makuru kandi twaba dufite amakuru menshi agiye atandukanye. Mbere na mbere rero mbere ko mbabwira amwe amakuru akomeye cyane tugiye kwibandaho, reka maze mbakire mu by'ukuri tubahereze ikaze ahangaha ku muyoboro mugari wacu nk'ibisanzwe. Reka tubanze twakire kijyana mashacari nawe abanza atwibwire, hanyuma atubwire n'imigabo n'imigambi, nubwo ndi kumva asa nkaho atameze neza ariko wenda hari ibintu baza kuba bimeze neza. Murabizi ko atajya batenguha, update zihora ari nyinshi cyane, gusa amakuru yo ni menshi tugiye kubagezaho. Murabizi ko ikiba gitambutse ari kinini cyane, ariko rero umuzingo w'amakuru yo ni menshi cyane. Kuko nababwira rero mwamaze kumwumva, yamaze kuba agera ku murongo wa telefone nk'umunyamakuru wanyu usanzwe hari ndetse w'umuhanga tugiye kuba dufatanya muri ibi biganiro, ndetse uko uzajya ahora ajya no kuri tele aya mugiye kujya mubakurikira kenshi umunsi ku munsi. Amacica ndakwakiriye, waramutse neza? Aramutse bwana Nelson. Waramutse neza cyane, tunaguha ikaze of course numvikana kuri Ruka Empire News, n'umuyoboro mushya tushaka kwakiraho abakunzi bacu. Nagira ngo ubanze ubibwire ndetse imwe n'imigambi ubundi dukomeza n'amakuru yacu muri rusange mbere ko twakira undi mugenzi wacu. Ese birumvikana ni Rafiki Jana Macacari nk'ibisanzwe. Ndakeka ko abasanzwe badukurikiraga twabanye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, yaba ku bitangazamakuru mu by'ukuri byagiye bihura n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye barabizi. N'ubu ngubu rero n'ubundi ntabwo twavuze ko tutagomba kubatererana, tugomba kujya tubana mu makuru menshi, cyane amakuru azibanda ku makuru nkatwe tuzadukorera ahangaha kuri tele ndetse tukayabagezaho ari umwimerere, apana bya bindi byo kuvuga ngo amakuru ngo abantu babayakuye ahangaha, apana. Twe tuzatubagezaho amakuru mu by'ukuri ya nyayo atariho ivumbi, ndetse twibereye ahangaha ku kibuga, kandi mu by'ukuri twizere ko bazakomeza kubana natwe mu makuru menshi tuzatugenda tubagezeho, kandi tubahaye ikaze muri rusange. Yego
tubahaye ikaze muri rusange nganga gukora amacana turakwakiriye tuguhaye ikaze mu buryo bumwe cyangwa ubundi gusa amakuru ni menshi ngira ngo no ku munsi w'ejo narababonaga muri hakurya muri mu nama ya M23 inama yabereye hari mu mujyi wa Goma wenda tubaza kwa tugenda twigaruka amakuru yacu agiye atambutse muri rusange hanyuma tukira aho ngaho nyemerera nakira none kandi umugenzi wacu wundi none kandi kungutse mushyashya nta wundi arazana ko kandi nawe kugenda abibwira muri rusange reka mbanze mwakire nawe ku murongo wa telefone reka mbaze nawe kandi mwakire ku murongo wa telefone nawe turebere hamwe ariko kandi nubwo ndi kwakira ku murongo wa telefone bazajya bo bakora bagaragara bari kumwe mu Cicari na Bemba bazajya bakora bari kumwe nubwo ari ku murongo wa telefone alo bwana Bemba yego mukomere uramutse neza waramutse neza Bemba twaramutse turashimye mumeze mute natwe turashima Imana turashima Rurema mwamwumvishe rero mu byukuri uyu we ni mushyashya murabizi hano kuri Ruhuka Empire News ariko kandi akaba atari mushyashya muri ibi bintu asanzwe ari ibintu bye nkuko tugunda kubabwira ngo ibintu bigira banyirabyo twebwe rero tuba tugira umwihariko wacu nabo sinabura kuvuga ko ari banyirabyo muri rusange hanyuma rero Bemba turakwakiriye kuri Ruhuka Empire News ngira ngo hari n'ubwa mbere yego n'ubwa mbere ariko nanjye ndishimiye kwa munyakiriye mani baho umugisha koze cyane mwamvishe rero iyi ni timu nshya mu byukuri tugiye kujya tubana ubwo tumva turi batatu of course urumvikana rero murumva ko tugiye kujya tubahereza amakuru meza amakuru agezweho amakuru arambuye kandi amakuru acukumbuye icyo tubasaba nta kindi rero no gukora subscribe cyangwa abone kugira ngo mujye murushaho kugenda mubana natwe mu makuru menshi agiye atandukanye ariko kandi wasuzana mugenzi wawe ari ku murongo wa telefone arakumva bwana Bemba yego ndabumva neza bwana Clever Bemba umeze ute tumeze neza mukomere cyane turaho natwe turashima Imana nk'uko mu by'ukuri twese duhuriye ngaha nkeka ko abakunzi bacu badukurikiye mu by'ukuri tubizeze ko tugiye mu by'ukuri benshi nk'uko bakunze kubivuga yuko iyo twahuye ivumbi riratumuka nizere ko abakunzi bacu mu by'ukuri bagiye kujya banyurwa n'ibiganiro byinshi tugiye kujya tubagezaho iki kintu navuga ko ari ikintu kidasanzwe kuko ari amakuru tuba tuyibitseho kandi tuba dufite amakuru y'umwimerere amakuru atagirwa n'abandi ni ukuvuga ngo amakuru yacu rwose abakunzi bacu reka tubabwire ko ibyiza biri ahangaha n'ahandi wabisanga kabisa ngayo nguko rero abakunzi baruka Empire News mwamaze kuba mubyumva rero mumva ko tugiye kujya tubagezaho amakuru asesenguye kandi amakuru agezweho cyangwa ubundi hanyuma rero ntabwo tuzakuba dutinda ngo tutinde mu makona cyangwa mu makrosi kuko dufite amakuru menshi agezweho tugiye kuba tubagezaho amwe amakuru dufite rero tugiye kubagezaho kandi amakuru asesenguye acukumbuye turabwira ko mu by'ukuri rero hari amwe amakuru yamaze kuba atugeraho tugiye kwibandaho ngira ngo nyuma y'uko abo tugiye kuba dufatanya aya makuru nabo bariho amwe mu ngingo y'ingenzi tugiye kuba twibandaho turabwira ko rero hari amakuru tugiye kugaruka turebera hamwe ese koko nibyo kera kabaye General Laurent Mihigo uyu musirikare w'indwanyi uyu musirikare Kabila aramuzi aramuhabuka buriya yari yumvishe ino zina aravuga ati mu by'ukuri nyamara mu cyangwa se mu bugufi uyu Laurent Mihigo bya kera kabaye najyaga mbivuga bakabihakana bakavuga ngo nayanjye ari kuno mugabo biravugwa ko rero yaba mu by'ukuri no sasa agiye kujoininga force AFC cyangwa se M23 muri rusange ibingibi turabigarukaho ariko kandi ntago ari ibyo gusa turaza kuba tugaruka mu makuru avuga ko intare za Sarambwe cyangwa se umutwe w'inyeshyamba wa M23 wamaze kuba umanura ingabo nyinshi cyane muri Sud Kivu ese wazirunze he byose turaza kugenda tubigarukaho gatatu ese ni gute M23 yabiri guhatirwa gufata umujyi wa Uvira ese n'abaturage bari kwihatira gufata Uvira cyangwa ahubwo ni leta ya Kinshasa isa nkaho iri gukora ibituma umutwe w'inyeshyamba wa M23 ufata umujyi wa Uvira byose tubaza kugenda atubigarukaho ese bari guhatirwa gufata umujyi wa Uvira gute ese ni
ni ibikorwa bari gukora ese n'abaturage byose turaza kugenda atubigaruka muri rusange. Hanyuma kandi umugabo bita Innocent Kayina uyu muramuzi neza cyane, biravuga ko ngo uyu mugabo leta ya Uganda nubwo yashinjwaga kuba yarashimuswe na Museveni ariko irashinjwa kuba ariyo iri inyuma yiwe ikaba iri kumutera inkunga. Uyu mugabo akawe na Thomas Rubanga nabyo turagenda tubigarukaho mu gihe Joseph Kabila Kabange, Moise Katumbi ndetse na General Numbi abagabo biravuga ko ngo bamaze kuba bagira collaboration yo kuba bajoininga biri official umutwe w'inyeshyamba wa M23. Ariko kandi murumva ko twabateguriye amakuru menshi cyane, amakuru ni menshi cyane twihuse cyane. Biravugwa ko Isake umukwabo mu by'ukuri umeze nabi, M23 mu by'ukuri ngo ikabafatiyemo abagera kuri 20 mwabana mwe ntago byoroshye cyane. Ese umukwabo numeze gute? Turagaruka kandi mu gihugu cy'u Burundi naho ntago byoroshye cyane. SNDFDD mu by'ukuri iri kugenda yohereza imbonera kure guhiga bande, byose turaza kugenda tubirebera hamwe muri rusange. Andi makuru kandi tuje hagati sasa mu mirwano aho biri kugenda bibera mu by'ukuri ntago byoroshye cyane. Abavandimwe nabo bafite amakuru cyane, amakuru atubwira iyo ngiyo za Kibuwa, iyo za Ruvunge, iyo ngiyo za Kabare, iyo za Kamituga, Burega, Katogota, Kamanyura, Nsange ndetse n'ahandi no mu bindi bice byo bitandukanye harimo amakuru menshi agiye atandukanye. Urumva rero ko imirwano ni myinshi cyane ahangaha muri Sud Kivu za indani kwa ndani za Uvira. Nyaboneka arimo banatwe kugira ngo mwumve byinshi bitandukanye ndetse no mu nama ibyavugiyemo nabyo mu by'ukuri turaza kuba tugenda tubigarukaho muri rusange. Hanyuma rero bavane mwabyumvije ko amakuru ari menshi cyane. Reka tube turibeye umwe muri bo mwashaka tuba tukuribeye gato no sigare no na Bemba no tubaze turebere hamwe turaza kuba tukugarukaho sasa nyuma. Murakoze cyane. Urakoze cyane macana. Bemba turi kumwe turumvikana neza rwose nta kibazo. Turumvikana 5 kuri 5 ariko nyemerera gato cyane mbere yuko twanzika tugaruka gato cyane kuri Laurent Nkundamihigo Batware. Uyu Laurent Nkundamihigo Batware ndabona inkuru zacicikanye najyaga mbivuga bakavuga ngo ntibishoka. Urumva urareba uyu Laurent Nkundamihigo Batware ni umusirikare ukomeye cyane. Tuyo tuvuze umusirikare ubundi cyangwa se tukavuga Laurent Nkundamihigo Batware, uyu mugabo abenshi bavuga ko ari umupasteri, ni umuribe, yarwanye intambara nyinshi, yarwanye n'intambara yo kubohora buranga igihugu rwose, yo kubohora u Rwanda. Uyu mugabo ngo yarayirwanye ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Kongo baramuzi, Kabila aramuzi cyane. Uyu mugabo yaba koko agiye kugaruka muri M23. Ese inkuru waba wifite? Ese waba wayumvishije? Iyi nkuru urayivuga iki? Yego, ikigaragara wenda kuri Laurent Nkunda Batware umwe mu bajenerali n'ubundi navuga b'abaliberateri kuko yanafashe donc nimwe mu baribeye n'ubundi igihugu cy'u Rwanda agikura muri rya cyuraburindi bari barashyizemo ubutegetsi bumwe n'ubundi ariko aza n'ubundi kuba umukitwaga RCD donc muri yafashije Laurent Desire Kabila gufata igihugu. Yego, iyo bayitaga AFDL. Nyuma aza kuba muri RCD aba umunyepolitike wari ufite umutwe uri politiko militaire wa CNDP, cyo yari ufite igisirikare cyitwa ANC, Armée Nationale Congolaise. Yari umunyepolitike ari n'umusirikari kuko yari chairman w'icyama akaba na chef d'état major wa CNDP. Wenda nyuma ntabwo byaje kugenda neza ariko ubu yaba ba General Emmanuel Sultani Makenga bari abayobozi bose ni ukuvuga ngo ni n'umubyeyi wabo kuko niwe wabangirije igihe cya CNDP. Kanyumva neza? Ndakuma neza cyane kabisa. Yari umuntu navuga wari ukomeye. Amakuru agenda acicikana kuko no mu minsi yatambutse hari bavugaga ngo yageze Cyanzu, hari igihe bavugaga ngo yageze Bunagana, hari igihe bavugaga ngo ari kumwe na Joseph Kabila, hari igihe bavugaga amagambo agiye atandukanye kuri we. Ikigaragara nuko n'ubundi bakomeza kumuvuga bakavuga ko ashobora kuba yaje kurejanya n'ubundi icyama. Navuga ko n'ubundi ari icyama ariko wenda nge nka Bemba ntabwo nabyemeza 100%, kuko nta presence ye. Urabizi ko n'igihe Joseph Kabila nawe agera ituru ya mbere ari mu mujyi wa Goma abantu benshi ntabwo babyemeye
ubu wenda natwe turacyarindiye kugira ngo tumenye koko niba yahageze kuko n'imbaraga ziba ziyongera ariko tukongera tukavuga ati ese u Rwanda rushobora kuba rwamuribera kuko bivugwa ko yafashwe n'ubundi akaba anafunzwe u Rwanda rushobora kuba rwamurekura kugira ngo yongere gusubira muri kiriya gihugu n'ubundi ese ntabwo u Rwanda na Kongo bakongera kurebana nabi baramutse bamurekuye mu gihe hariho na ya masezerano ari zaraza Washington bari kugenda basinya ukabona ko nabyo ari abantu wenda n'abasesenguzi bavuga ati ese u Rwanda ruzemera kumutanga kugira ngo asubire mu mitwe yitwaje intwaro arwanye leta ya Kongo kandi leta ya Kongo n'ubundi iri kugirana amasezerano y'amahoro ngewe ari igihe nyavuga ngo ni amasezerano y'ubucuruzi kuko iyo uri kureba byinshi ubona ko bigamije ku bucuruzi wenda nubwo harimo kurandura FDLR imaze imyaka 30 hariya ku butaka bwa Kongo uravuga ati eske bazemera kugira ngo bamutange n'ubundi ajye kurwanya leta ya Kongo kandi bari gusinya ariya masezerano y'amahoro ashyiraho point d'interrogation sinzi wenda impamvu ushobora kuvuga uti ni ubucuruzi sinzi icyo ushobora gushingira avuga ngo ni ubucuruzi kuri Nkundamuhigo batware impamvu ariya ndavuga ngo ni amasezerano ariya ntabwo ngiye mbifata ngo ni amasezerano ikintu cya mbere cyo mbonamo wenda gishoboka ni icyo kurandura FDLR kuko nizo zateje insekirite avuye muri FDLR ibindi byose ubona ko ntaho bihuriye n'ubundi n'ibijyanye n'amahoro ariko kuri Rurankunda ho biragoranye cyane kugira ngo u Rwanda rwemere kumutanga kugira ngo asubire gufasha mama 23 nubwo bivugwa ariko mbona ko ibyo ntabwo bishoboka biragoranye gushoboka biragoye ngira ngo ni inkuru zakomeje kugenda zivugwa ariko burya nta kidashoboka Rurankunda aracyahari wenda ashobora kutagenda ngarwana ariko buriya uyu mugabo ni nararibonye navuga ko ari nawe watangije liberation navuga ko ari watangije urugamba ahangaha muri Kongo cyangwa se urugamba bamakenga navuga ko ari nka papa wa makenga sibyo se niko biri rwose niko biri niwe muteye wabo rero birashoboka ikindi cya kabiri ibyo kuvuga ngo u Rwanda ngewe ntago tuvuga nta muntu uzanturura Nkundamuhigo sibyo yego ariko tunibuke ko igihe niyo ari muri za 2012 na 2013 igihe ahunga agafatwa n'u Rwanda bavuze ko afungiye mu Rwanda nta handi rero twigeze tubona baramwohereje ntabwo yigeze numva ngo bamwohereje kuburanira mu kindi gihugu cyangwa gufungirwa ahandi niyo ngiyo ari nubwo amakuru ye igihe cyose atigeze amenyekana kuri we ntacyo reka dutegereze turebe uko biza kugenda abaye anaje muri force ubwo wenda hari M23 yaba yungutse mu twenyeshyamba waba wungutse ariko kandi gusa aramutse aje nk'umuntu w'inararibonye nk'umuntu watangije iriya nakwita ngo nigera cyangwa iriya yo kuribera Kongo yo kugira ngo bakore abantu mu bwigunge ni imbaraga zikomeye kuri Alliance Fleuve Congo zishobora gutikiza zigatera umushyitsi muri iriya guverinoma ya Kinshasa ni ukuvuga ngo afite ibitekerezo afite ubunararibonye ni umufilozofe ni umusikologe izi muri politike ufitemo imbaraga kuko n'ibitekerezo bye n'ubundi akenshi igihe icyo bitanga ukumva ko aramutse aje kuza kwe rwose n'imbaraga ziremereye hariya muri Alliance Fleuve Congo ngango turaza gutegereza turebe koko nimba ashobora kuba yajyanwayo cyangwa se nkuko bivuga cyangwa se nabyo turaza kuba atubimenya muri rusange nyemerera mbere na mbere rero ubwo dute twanzika tubanze amakuru y'indani ari mu mirwano turaza kuba tugaruka kwenda amakuru y'usesenguzi kuko yo ni menshi ahanga kuri pano ndabona mfitemo menshi cyane kabisa ni menshi kabisa ni menshi anyuma nyemera duhere muri aya makuru y'imirwano ikomeye cyane mukanya nabonaga hari amakuru ari kungera hambwira ko zarendo zamaze gututubikana wananga icyuya cyabize kabisa ubwo bari bwinshi cyane zirimo ziratinya
izirimo ziratinya iki ubwo nibwo iki zagize ku buryo nazo zahise zitangira kuvuga ko zigiye kwataka cyangwa zikarwana ugupfa no gukira zikiyahura uko byagenda kose ubu bwoba nibwo iki zagize hano umushide Kivu nyuma yo kubona ko M23 mu by'ukuri yamaze kumanura ingabo nyinshi cyane ni cyane cyane hariya mu mujyi wa Uvira ubona ko ari ikintu cy'ikikango kitoroshye gusa nabonaga ku binyamakuru bya Kongo bagerageza kugaragaza yuko abasirikari b'intare za Sarambwe zohereje muri kiriya gice bavuga ngo ni ibihumbi 10 na bingahe 13 ariko ukabona ko ibihumbi 13 ntabwo ari byo kuko n'abapasinze bavuye muri training nabo ntabwo ari ibihumbi 13 nabonaga bavuga ngo ni ibihumbi 13 niba ari 400 ariko ntabwo byemeza ngo niba boherejwe hariya za Mesidi kuvuza Bukavu ariko ikintu kiho kigaragara nuko yaba wazalendo barapasinze bari biripotinze n'abafashwe bajya muri M23 FARDC barapasinze nuko ngo byari ibihumbi 6 muri 6 hariho benshi boherejwe ku mirongo y'urugamba bamwe bakavuga ko boherejwe muri za Mwenga abandi muri za Ruvunge za Kabare za hafi ya za Kamituga ariko haracyarimo wazalendo muri Burega donc axe ya Burega ni muri ahari ubwoko bw'abarega yego hafi ya za Katogota za Kamanyora za Sange za Kiziba za Ruhinja aho hose bakavuga ko M23 isa naho iri kohereza ingabo noneho hakongeraho ko wazalendo kubera gutinya bavuga bati no intare za Sarambwe zishobora guhita zitwataka n'ubundi zigafatira mu gihe Uvira noneho hakiyongeraho ko n'abasirikari ba FARDC wazalendo FDL na FDNB bari hariya muri Uvira n'ubundi nabo bafite ubwoba budasanzwe yego bamwe batangira kwiyevakiwa banivanamo cyane cyane abo muri FARDC bari gufata inzira ya Baraka Fizi yego abandi nabo abo muri FDNB bamwe bakazamuka n'ubundi basa naho bari kwerekera za Minembwe za Kiziba ariko ubona ko nabo ari ubwoba ko gutinya ko uriya mujyi wa Uvira ushobora kuzababera nk'uko umujyi wa Goma wabaye bituma noneho ari umujenerali wa Toporokaname uriya wari ministre wa defense ministre wa sécurité wa intérieur na sécurité uriya witwa Fuka Mike uriya wagiye mu Kizalendo avuga ko nabo bafatanyije n'uwitwa undi mujenerali bamwita Maheshi nawe ufite ikigurupe cy'ikimayimayi bavuga ko nabo kugira ngo bafunge bagiye kohereza ingabo hariya muri Mwenga axe yose ya Mwenga bakahereza abazalendo bagafata axe ya Ruvunge bagafata Kabare muri territoire ya Kabare bakongera ingabo hariya muramba baranasaraye Kamituga bagafata hariya muri Burega za Katogota za Kamanyora na za Sange na za Kiziba na za Ruhinja hose bakaramforsa bashyiramo ingabo gusa ikigaragara kuri M23 nuko hohereza ingabo hariya ariko bahohereza n'ibikoresho ndetse na bya bifaru nabizi ko hari ibifaru byinshi bafatiye mu gihe Goma hari ibifaru bafatiye hariya byo bafatiye hariya ku kibuga cy'indege cya Kavumu ibyo byose babyegeje imbere babijyana ku mirongo y'urugamba bigaragara ko muri biriya bice n'ubundi M23 ishobora kuba iri gutegura ibitero bitoroshye n'ubundi muri biriya bice cyane cyane uriya mujyi wa Uvira ubona ko ari umujyi usa naho uteje akantu navuga kakajagari mu mitwe yabo muri M23 uko byasa kose nubwo M23 yakoze renforcement cyangwa se nayo yabiri gutegura ikintu gikomeye ariko abazendo nabo ntago boroshye ku ruhande rwa Kinshasa kuko urumva ko nabo ubwabo nimba bashobora kuba bahise bakora renforcement mu bice bigeze ku 9 byose nkuko tubirebye ahangaha ari byo bya Mwenga Ruvunge Kabare Kamituga Burega Katogota ndetse na Kamanyora ndetse nyine nizo zasanye na Kiziba hose ziracyafite imbaraga nazo ziracyafite ubushobozi bivuze ngo ahubwo urugamba rushobora kuba rugiye gukomera kuko nabo ubwabo baramfurusha kandi ni nko kuzitira nabo ubwabo ni nko kuzitira
ni ukuzitira rwose urabona ko bafunze bafunze ni ukuzitira ubwo rero ni n'igikuta bakoze Wazalendo nawe isa nk'iyakoze yahise ikora igikuta gishobora kutamenwa rero urumva ko biraza gusaba imbaraga ku mpande zombi nimba Wazalendo zamaze kuzitira bigeze ahangaha biraza kugorana ku mpande zombi bishobora kugora M23 kwikimena cyangwa se Wazalendo nayo ikabapusa ikaba yabasubiza inyuma nabyo bikaba byatinza urugamba mu gutinza urugamba bigatuma rero haza kubaho indi renforcement cyangwa se haza kubaho gutegura urugamba neza ku buryo bushobora kuza kugoriza Sarambwe kugira ngo zibe zamena zinjira ahangaha muri bino bice biri inyuma ya bino bizitiro bakoze ko Fokama rero yaba ari tayari cyane. Ngewe hari ikintu kimwe cyo njya mvuga ntabwo kuba ngo Wazalendo bakoze urukuta ari abatwara imodoka bazi ikintu bita dodani uriya Wazalendo ntabwo bazitira cyangwa ngo barafungiramo 23 ahubwo ni dodani bagabanyiriza umuvuduko ni ukuvuga ngo iyo bagiye bakifata muri biriya bice byose bakagenda bakajya gufunga ni nka dodani baba bari kugabanya umuvuduko ariko ntabwo bajya batangira buriya intare za Sarama ni ukubagabanyiriza umuvuduko ariko ntabwo bajya bahagarika none se uravuga ngo nubwo bakwifunga bagakora ibishoboka byose bagashyira muri ariya makisi yose ntabwo bafite imbaraga nk'iza 23 guverinoma Kinshasa mu minsi yatambutse yapasingishije abasirikari babo 7,000 mu gihe 23 nawe yari ipasingishije 8,500 ubu ngubu yongeye gusohora ibindi 6,000 byongera kuri 8,500 Wazalendo na pasi out bajya bagira n'umunsi n'umwe bafata abakozi bo mu rugo bagafata abashumba doke babantu basanzwe abahinzi abacuruzi akaba aribo bajya mu gisirikare cyabo yego Wazalendo ntabwo ari ngo ngiye gupasingisha kandi ihora tayari ni ukuvuga ngo ifata abagore igafata abacunyi igafata abapfumu ngabo nibo bakoresha ntabwo ihora iri tayari yeye ni ukuvuga ngo noneho wajya kureba ugasanga n'ubu kuri training kuri 23 hari abandi 3,000 mu minsi mike baraza gupasinga hari abandi 2,000 bategereje kugira ngo nabo barebe ko batangira training urumva ko 23 ifite benshi ntayihuriye n'abariya rero okay ni ukuvuga ngo kaya ni akadodani kagabanya umuvuduko ariko intare za Sarama n'ubundi zigakomeza hanyuma birumvikana hanyuma rero reka ntacyo tuvuye muri ibi bice aho ngaho Wazalendo ndetse na M23 uko byasa kose haraza kubamo umwe uri buze guhagarika undi ni urugamba rurimo kandi uko byasa kose M23 irimo kugenda itugarika ngira ngo ibi byose byabaye nyuma y'uko babonye ko M23 yakomeje kugenda imanuka yihuta cyane iforcinga cyane 5-5 hanyuma nyemerera twanzike sasa twerekeze muri Uvira indani rwagati imbere y'uko ngaruka inyuma gato cyane urugamba ruzurutse gute hanyo inyuma Uvira nyuma y'uko bisa nkaho bagiye bisa nkaho ikintu bari gutegura gikomeye cyane hano muri Uvira n'abaturage bari gushyira igitutu kuri M23 ifate Uvira ese ni leta Kinshasa isa nkaho itari kugerageza kuzana amahoro reba nk'irandege barasima inembwe reba ibitero bikunda kuba ku baturage hano muri Uvira bakicwa ndetse n'ibindi tureba ese yaba ariyo pressure M23 Kinshasa iri gushyira kuri M23 ifate umujyi wa Uvira ese n'abaturage bari gushyira M23 kuri pressure ifate umujyi wa Uvira cyangwa niyo ubwayo ishaka gufata umujyi wa Uvira bimeze bite bihagaze bite bya Uvira uko bihagaze ngiye mbona ko ari pressure y'abaturage ariko ukabona ko ari abaturage bakeneye kugira ngo nabo bisanzure bari mu mahoro nk'ay'abaturage bari mu bice 23 yamaze kuribera iri barimo kuko abaturage bawuvira babayeho nabi premièrement abanyamurenge barishwa buri munsi ubujura burakorwa buri munsi amapiyaje abantu gukubitwa muri ya minsi yatambutse hari akana k'agakobwa k'akanyamurenge gafite imyaka 13 bagakubise inkoni zigeze muri 600 baragakubita no kari kuzana amabere abo n'Abazalendo bafatanyije n'abarundi
doki nta bintu kari gatangiye kuzana twa tubere duto baragakubita bagakubita inyoni ku ibere riraturika. Ni ukuvuga ko ibyo bintu biteye agahinda biranababaye. Yego. Ni ukuvuga ngo ubwo bwicanyi bukomeje gukorerwa bariya abantu harimo kutihanganirwa. Ubona ko M23 ivuga ati ibi ntabwo tuzabyihanganira ngo bikomeze kubaho. Yego. Iyo rero ukabona ko n'abaturage akenshi inyamunda kubona ndetse hari n'abakatanya amaze mvugana nabo bari hariya muri Uvira bagatangira kujya bamaza ariko Bemba ko ukurikirana ibintu byinshi ntabwo watubwira kuko M23 n'abavuga ibintu by'ikinyarwanda bari hariya ko tumerewe nabi eske bazaza ryari. Ati twebwe turabiteguye kandi twiteguye kubakira. Ariko Bemba ukira aho ngaho ndagira ngo nano dukurikiye babyumve abaturage cyangwa se insoresore ziba ziri hariya nazo zirirwa ziririmba temve tuzatugeraho ryari kandi ari abasore bafite imbaraga bamwe ari n'abasirikari b'igisirikari cya Kongo. Komeza muri yawe. Ukumva ko ni insoresore ariko harimo n'abasirikari ba Kongo n'ubundi avuga ngo tuzahagira ryari. Abo basore bafite imbaraga ariko noneho ukabona ko harimo ikibazo gikomeye ari nacyo M23 ivuga bati no ntabwo tuzabyihanganira ko abaturage bakomeza kwitwa. Ariko abaturage nabo bagakomeza gushyiraho pressure ati mwaje vuba. Ubona ko harimo kugira ngo M23 ifate uriya mujyi bavuga ko ari umujyi strategique kuko uriya mujyi nuramuka ufashwe ziriya ngabo z'umurundi ntabwo zizaba zikibonaho kwambukira. Izaba zasigaye zirengera muri za Minembwe zizakubitwa n'inkuba. Izaba ziriya za Baraka izaba zerekeye za Fizi zizakomeza ziri kwerekera iyo ngiyo muri za Kalemi zizajya guca muri Tanzania kugira ngo zizongere kugera iwabo. Ubwo ngo uriya mujyi ni umujyi uramutse ufashwe kuri M23 ni avantage kuko bazaba bakubye communication ya FARDC na FDLR. Ukabona ko yaba abaturage barashyiraho igitutu kuri M23 bafatira mujyi yaba na M23 n'ikabishyiramo imbaraga ndetse na guverinoma y'Kinshasa no ukabona ko ishaka kuwutanga. Nje rero nkuko ngira ngo bakunzi ba Ruka Empire murabizi akenshi na kenshi nkubita mbangura biragaragara ko igitutu kiri no gushyirwa leta ya Kinshasa bagira ngo yubwira shaka ko inyeshyamba zifata umujyi wa Uvira kubera ko ibyo bari gukora ntago ari ibintu bari gukora byatuma M23 igabanya karindi igabanya umurego cyangwa se ihagarika urugamba ahubwo barimo barakora ibintu bituma nyine izi ngabo zirwana no kwishyira kwizana baratuma zirwana cyane kugira ngo ahubwo zibikore kugira ngo umujyi wa Uvira nawo uve mu nzira bajye mu bindi bataka ibindi bice kubera ko yaba leta Kinshasa itashaka ko umujyi wa Uvira ufatwa ntibagumya kuramforosa kuko barabizi neza ko n'ubundi umujyi uzafatwa ariko nimba bashobora kugumya kurwana ndetse bakagumya kwangiza abaturage kubica nabi bari kugaragariza M23 nyine ko still igifite akazi kenshi ko gukora. Rero umujyi wa Uvira bakabona ko mu byukuri nuramuka uvuyemo wenda ha leta ya Kinshasa nayo ishobora kuba yagabanya akarindi. Reka twigire Kibuwa rero sasa ngomeze bite n'uyu Ekotango yeza kibati mu ngazi ndetse n'ahandi. Yego nifande Ekotango bakunda kwita Colonel Rapide komanda ni battalion commander mufite battalion ariyo iri muri action abana ni battalion in action ya indi iri ku rugamba n'ubundi n'ubwo yamaze gufungura inzira yerekeza Kibuwa nyuma y'ubwicanyi yaba abasirikari ba FARDC n'ubundi bakorerwa n'abasirikari ba FARDC. Wano urumva niyo FARDC ikorera ubwicanyi FARDC kandi FARDC n'abakongomani kandi M23 igomba kuribera no gukura mu bwigunge abakongomani bose. Uribuka mu minsi yatamucyari abita za Nungazi abo mu FARDC warashe aba FARDC 11 muri FARDC 11 babiri batatu bahise bapasira place donc bahise bapasira place abandi babajyana muri hôpital ya Kibuwa nabo bagezemo abandi babiri barapfa n'ubundi n'umunsi wakurikiyeho undi umapfa mu rindi joro abandi batatu nabo barapfa kuko bakomeretse bikomeye. Nuko ngo muri babandi bose 11
hasigaye 2 abandi 9 bose bamaze gupfa. Abo ni abasirikari ba Kongo kandi mama 23 bariya ni abana bayo n'abakongomani. Nuko ngo ari ikibazo gikomeye n'ubundi cy'amapiyaje ari kubera ari muri Kibuwa, ariko muri iki gitondo n'ubundi ku makuru abyutse ariho nuko intare za Sarambwe zishwanyaguje ubudifensi bwa Wazalendo n'ubwa FARDC barara mu ngazi. Ndetse intare za Sarambwe n'ubundi zerekeza ubu ngubu ku makuru ariho nuko ziri kuri mobile ziri kwerekeza Kibuwa. Kibuwa rero harimo FARDC nyinshi. FARDC ari Wazalendo bamwe muri NDC Renove bari abo kwa Gidoshi Murayi. Hari n'abandi bari muri APSLS nabo bari berekeje Kibuwa. Hari n'undi mutwe nawo wari hejuru mu musozi hejuru yo bita za Macumbi nari ku musozi bita za Gasopo, kuko nawo hari imirwano n'ubundi b'abakuru na gatatu iri kubakubita. Ndetse kuri musozi wa Gasopo navuga ko no waba warabereye ikibazo kuri mama 23 kuko kugeza amagingo ngaya icyumweru kirashize bahagara ibitero ko batari bakoramo Wazalendo. Nuko ngo intare za Sarambwe ziri kwerekeza muri centre ya Kibuwa, nuko abacuruzi abadokteri bari muri kuko Kibuwa ariyo ibita zone de santé Kibuwa. Abana hôpital de référence ya Kibuwa. Abakomeye bari muri Kibuwa bamwe baje muri gice cya Masisi, abandi bakomeza bari kwerekeza muri Warikare centre, hari n'abagiye bita za Rubuto. Abo ni abafite agafaranga, ariko abaturage bamwe na bamwe bahungaho n'ubundi ngo bakomeje guhunga nabo berekeza mu mashyamba. Ubona ko umujyi wa Kibuwa uri muri panike donc iremereye. Ibugitse ngo intare za Sarambwe ziri kwegera Kibuwa abo kwa Ikutambo kwa Colonel Rapide bari kwegera Kibuwa. Wazalendo bamwe bakaza gusatira ngo nabo baze gufunga, ariko FARDC ikavamo. Inzi rero niba biri kumvikana neza FARDC bo barahunga umujyi ibanaze gukora contre attaque. Nabo donc bagahunga, ariko Wazalendo bari abo kwa Gidoshi Murayi nabo muri APSLS manza bayobowe no witwa ni general autoproclamé witwa Kambuzi. Nabo niwe ni operation commander, ni commander des opérations wanani wa Janvier Karayiri. Niwe urahungaho nawe bashaka kugira ngo aze gufunga, ariko intare za Sarambwe nazo ku makuru kubona nuko ziri gukomeza kwa avantage naho ziri kwerekera Kibuwa kandi zikiye mu mayira y'amashyamba. Kibuwa rero ngo buno ibintu yaba amabotike bafunze, donc ubona ko harimo panike idasanzwe n'ubundi avuga ati intare za Sarambwe ziraje zongere zifate uno mujyi wa Kibuwa. Ubona yuko hari hateje donc harimo ikintu cya panike idasanzwe n'ubundi muri mujyi wa Kibuwa. Okay. Iyo rero Kibuwa nkuko muri kubyumva nyine uko nguko bihagaze muri ibyo bice. Nyuma nago nshaka ko tuza kuba dutinda kuko turimo turahereza ikaze abantu bacu. Nyemerera ejo mwari muri mu mujyi wa Goma, nyemerera ejo mwari muri Goma uko byagenze. Ariko mbere yuko twinjira mu mujyi wa Goma hari inkuru rwose nkomeje kubona ko Kabera yabatangiye gukora ku rusinga hamagara abantu nk'aba John Numbi ndetse n'aba Moise Katumbi ngo rwose nabo ngo baze bafatanye urugendo. Izo nkuru mwazumvira mu mujyi wa Goma. Ikintu kigaragara cyane nuko navuga ko iri yari na platform n'ubundi ya donc ubona ko iri ya coalition iri muri Alliance Fleuve Congo ari ikintu kiremereye n'ubundi cyane kuri mama 23. Ubona ko bari abantu bakomakomeye n'ubundi aba ba John Numbi n'abandi bagiye badasanzwe. Ubundi bagiye binjira hariya kugira ngo nabashe. Ubundi bivuga ko John Numbi ko yaje mbere. John Numbi ko yaje mbere azana na Joseph Kabila, kuko nawe muri bira bihugu yari arimo zagiye bivugwa ko ubundi guverinoma Kinshasa bari witwa ngo ni John Kibangu yatumye kugira ngo azaje muri za Zambia aho John Numbi yari yarahungiye kugira ngo bamwice.
ariko biramanirana nuko ngo hari abantu bakomakomeye n'ubundi arimo bariya ba Moise Katumbi ba John Numbi n'abandi badasanzwe n'ubundi byagiye bivugwa ko bagiye bahamagarwa na Joseph Kabila kugira ngo baze muri cya kintu cyo kurwanya uriya mugabo. Uriya mugabo uvuga n'ibisegeti. Noneho ukabona ko bagiye bahamagarwa ariko abenshi n'ubundi bakaba batari banazi. Urabona ko ari abanyepolitike benshi yaba bariya bitwa ba Mbusa Nyamwisi Atipasi byagiye bivuga ko bashaka kugira ngo baze muri Alliance. Uribuka wa mugabo wabaye ministre wa finance ku bwa Joseph Kabila yari yashinjijwe n'urukiko rwa Kinshasa ko anyereza umutungo ariko aza kubaca muri bumwe arigendera ndetse bakavuga ko abanyamerika bazakibuka izina rye bavuga ko yahise yigira muri Kenya ariko andi makuru akavuga ko yageze muri Kenya n'ubundi arongera yinjira muri Alliance Fleuve Congo mbere yuko azajya muri Amerika. Bikuba ko n'ihuriro ririmo abantu bakomakomeye n'ubundi kandi ko bafitanye amakolaborasiyo n'ubundi adasanzwe na Joseph Kabila amaze kugera muri uno mujyi n'ubundi mbere. Ngayo nguko nuko ibyo ngibyo bimeze. Reka dusimbukira dusigaje iminota mike cyane dusimbukira no mujyi wa Goma ejo ku munsi w'ejo iranama mwari muri mu mujyi wa Goma yanzuye iki? Iya nama ubona ko yanzuye ibintu bigiye bitandukanye n'ubundi uko bavuze ku bijyanye n'umutekano umutekano kugomba gukazwa ariko banabwira n'ubundi n'abari baraho cyane cyane bo muri itangazamakuru babwira ati amakuru muzakomeza kujya mugenda mwumva bababwira ati ngo mama 23 izava muri uno mujyi ni ikinyoma. Ikindi bababwira ko ibice byose mama 23 yamaze gufata bigateze kuzobivamo. Yego nuko ngo haramutse habayeho impinduka nuko ngo guverinoma ya Kinshasa igomba kugaruka ku masezerano bafitanye. Iribuka amasezerano yabaye le 23 mars muri ari nayo yaje kubyara iriya movement ya 23 mars ariyo iriho mama 23 ubu ngubu ati tugomba kuzajya na article 16 basinyanye donc nuko ngo amasezerano guverinoma ya Kinshasa yagiranye na CNDP ejo zaje kubyara M23 na article 16 ati ari article ni bamara kuyubahiriza yose bakayubahiriza tuzamenya icyo gukora ariko mu gihe batari babyubahiriza kuko mama 23 bigenderaho ibyo bihuha byose muzajya mugenda mwumva abantu bavuga uzajye mubyumva ariko nta kindi kizahinduka. Nuko ngo ibyo ngibyo cyane byavugiyemo noneho tukaza kwiza n'ibya Bintu Keita urabizi byagiye avuga bavuga kuri biriya bya Amerika n'u Rwanda ibyo bavuga ati u Rwanda rugomba gukura ingabo muri Kongo u Rwanda rwo rwakana ati nta ngabo tuwagira bakavuga ati ingabo zihari nizo muri mama 23 kereka naho mushaka kugira ngo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bose bave muri Kongo cyangwa barwana muri ANC Armée Révolutionnaire Congolaise kuko harimo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ati niba aribo mushaka kugira ngo tujyane n'ubundi turabizi yuko u Rwanda barushinga byinshi kandi noneho ucumbikiye impunzi z'abakongomani ati ibyo ngibyo ni ibyabo bari kujya kugirana amasezerano n'iyo z'abavuye n'ubundi bagomba kuzataha bakajya iwabo n'ubundi bakagirana amasezerano kuko UNHCR niyo izaganira ku bijyanye na ziriya mpunzi kugira ngo zitahuke umutekano w'aho impunzi zigomba kubaho urinzwe na Alliance Fleuve Congo cyangwa mama 23 ati bo bafite ibyo bajya kuganiriza za Washington nibuke ko natwe nta mama 23 na guverinoma ya Kinshasa bifite ibindi biganiro bibera do. Yego ati idaba ni dawo iri kubera za Washington ati hari ibyacu n'ubundi na guverinoma ya Kinshasa ati ibintu biratandukanye ibyo ngibyo ubona ko ari byo ibijyanye n'umutekano n'ubundi bavuzeho banakura amakonfuziyo ku bantu benshi batekereza ngo bavuze ngo Amerika ngo yavuze Amerika ntabwo izavana abantu iwabo. Yego kuko Amerika kuvuga kwayo ntabwo izabwira abantu ngo muzi wayo mujye
mujye California mujye Texas ntabwo bazabwira mama 23 ngo mujye muri Sabine niho ari imirima y'abariya bari kurwana cyangwa bavanywe mu byabo kuko baba hari muri Sabine baba bari gukura abantu muri confusion kugira ngo bumve ko ibice mama 23 yafashe itazabivamo ubwo igomba kongeraho n'ibindi yego ngaye nguko rero hanyuma rero mwabyumvishe abakunzi bacu rero amwe mu makuru yakomeje kugenda azinduka acicikana ngira ngo no mu gihugu mwabyumvishije ariko nkababwira ko guhera ku isaa 11 n'igice za mu gitondo mu by'ukuri aribwo ku munsi w'ejo mu rukerera aribwo Isake habaye umukwabo ukomeye cyane wo gusaka basaka ndavuga intare za Sarambwe nshatse navuga ko ari muri ya gahunda ya safisha yo gusafi cyangwa se yo gushakashaka nyine aduyi iba yaragiye icengeramo hariya rero hakaba harakomeje gufatwa aduyi zigera kuri 20 muri mu mujyi wa Sake cyangwa se ari Sake mu by'ukuri bikaza kurangira mu by'ukuri haragenzuwe abagera kuri 900 numva ko rero urugamba rugikomeje cyane ariko kandi bikanavuga ko ngo hari abakomeje kugenda basakaza intwaro mu baturage numva ko n'amakuru tuza kunyana tuyagarukaho nubwo mbona amasaha yakomeje kugenda adufata guta nyuma y'ubugenzuzi bukomeye abantu bagera kuri 20 bakekwaho kuba mu dutsiko duhungabanya umutekano duterwa n'inkunga na leta Kinshasa barafashwe bajyanwa igoma kugira ngo bakorweho iperereza ryimbitse iki gikorwa kandi kikaba cyagaragaje ubushake budasubirwaho bwa FCM23 mu gusukura umujyi no kubungabunga umutekano w'abaturage bo muri kara gace ka Sake bikaba kandi ari intambwe ifatika mu gusatira cyangwa se mu guturisha akarere kuva Sake yafatwa ejo muri 2025 Mutarama FCM23 yongeye ingufu mu gushimangira umutekano muri uyu mujyi wahoze urangwamo ingabo nyinshi zitandukanye ndetse yewe no gukwirakwiza intwaro bidasanzwe kwa guverinoma ya Kinshasa ngo ubuyobozi bwagenzuraga bwakwirakwijwaga intwaro mu rubyiruko rwinshi ingaruka ziba ihungabana ry'umutekano ariko kandi AFC M23 iri gukora ibishoboka byose ngo ikure izi ntwaro mu maboko y'abasivile umuhate umaze kuba ari mwinshi cyane turaza kuba tugaruka amakuru yacu ataha twatuje kubaha karibu ndetse n'ikaze kuri Ruka Empire News zo kwa zisubira amakuru ataha reka mbashimire bemereka ngushimire yego nanjye kamashimire tugatoza kwa dusubira amacicari nawe agaruka tugeza amakuru cyangwa se muza kugaruka ku gicamunsi hagati mu tugeza amakuru aza kuba agezweho akoze cyane mukomeze mukuri subscribe makuru cyane agaruka bye bye